kwitura ko watubyaye Rwanda watwibarutse udukunda Rwanda rwiza rw'abakurambere gahugu kacu gahoreho wababaye cyane bitavugwa amateka yawe n'amarira atwe tukwibuka turi mu kaga gahugu kacu mpore 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 igihugu cyacu komera rugori rwera gira amahoro igihugu cyacu komera Rwanda rwacu mpore mpore rugori rwera gira amahoro. Banyarwanda banyarwandakazi ni Claudine Mukashema nongeye kubasuhuza kuri radio televiziyo ubumwe. Mukomeze mwiyaboneshe abantu batangiye kumbwira ko babimenye ko radio ubumwe na radio televiziyo ubumwe bitandukanye. Mukore abonnement aho mushaka aho ariho hose, zose ni radio zacu z'abanyarwanda, ni radio zidushishikariza gukomeza gukuraho agatsiko ka Kagame gakomeje gukandamiza abanyarwanda. Rero banyarwanda bari mu Rwanda nkomeje kubabwira ngo mpore turabizi ukuntu mukandamijwe, turabizi ukuntu mukubiswe, turabizi ukuntu muri kukandoyi, turabizi ukuntu muhohoterwa, turabizi ukuntu mugiye kwicwa n'inzara, byose turabizi. Impore ubu ngubu twiyemeje kubatabara, ntago tuzongera njyewe ku giti cyanjye kubatabariza kuko ntawo mbona uwo mbatabarizaho uwo ari we. Loni niyo yaduteje intambara ifatanyije na Uganda yari icumbikiye abagizi ba nabi, baza bamwe bashaka rwose gutaha ariko abandi bafite umutima mubi wo kwica abanyarwanda bakabamaraho. None rero banyarwanda banyarwandakazi, ubu ngubu igihe kirageze cyo kwikiza agatsiko. Igihe cyararenze, cyaraturenganye, tugomba kukikiza ku buryo dushoboye. Twanze kugura imbunda, abanyamahanga nibo bazikora, no kubateza imbere kandi aribo baza kutwica. Tuzaharanira rwose uburenganzira bwacu mu mutuzo kandi tuzabigeraho. Banyarwanda banyarwandakazi rero, uyu munsi nakongera kubabwira ko nje mbabaye cyane kubera ko ku banyamadini bose barimo ngo kwitegura NOHELI, bari gusenga, bari kuvuga amasengesho menshi cyane, imyiherero. Ejo bundi numvise ijambo rya Karidinali Kambanda, barimo gushishikariza abantu ngo gusenga. Niyo mpamvu uyu munsi nifuje kuvugana namwe ku byerekeye uko baciye umutwe Kiriziya, bahera igakurazo. Ahantu hose ubushize nabivuzeho cyane birambuye, ukuntu memo bagitangira n'ibyumba bafataga ababyeyi b'abaseminariste b'abanyeshuri biga mu isemineri bakabaviyora, bakabafata ku ngufu, abandi bakabica. Ibyo byose byari ukwica rubozo Kiriziya. Noneho bageze igakurazo ho baratsemba, barakomeza, abandi babasanga mu nkambi, babasanga aho bari barahungiye. Urugero ni urwa Musenyeri, uwo wari Musenyeri wo mu Ruhengeri, uburyo yatashye, yabaga kuri eveshe Igoma, arataha rwose yumva agiye kubaka igihugu cye, maze bamwicira kuri Lac Vert. Umurambo we utubona uri mu mufuka, uri kureremba mu Kivu. Ubwo hari ku itariki ya 30 z'ukwa 11 mu 1996. Dukomeze twibuke abo bihayimana bishwe kugeza uyu munsi, nta hantu na hamwe babavuga. Kugeza uyu munsi imiryango yabo idashobora gukoma kugira ikivuga kibivugaho, ndetse
naho bayoboraga, ni ukuvuga nko mu Ruhengeri, muri diyoseze ya Ruhengeri, bakaba badashobora kuba bamushyingura mu cyubahiro ngo bajye bamuvugaho, ngo bajye bamwibuka na gato na gato. Ni ibintu bibabaje cyane. Rero twebwe ntabwo dushobora kubibagirwa. Twagize Imana tugira uruvugiro, niyo mpamvu tuzahora tubavuga kugeza igihe isi izadutegera amatwi. Ibi ngibi biraba enregistré, bizumvwa n'abantu bo ku isi yose igihe cyose. Niyo mpamvu tuzabivuga kugeza igihe isi izategera amatwi. Rero ntawe uzaducecekesha, byararangiye, twaravuze. Ubwo abasigaye batishwe bajyanwa mu imanza za Musenyeri Misago mwarazumvishe, ariko uyu munsi ndongera mbacire mu mayange gatoya iby'urubanza rwa padiri wari eregiteri ku Nyundo, twakundaga kwita Simba, wirahiraga ngo ningira inshuti. Ndamuvuga nseka cyane kuko ndabizi naho arishimye hariya mu munyururu, ararwaye bikomeye muri iyi minsi. Ngaho Kiriziya Gatulika, nimba koko watanga Noheli, ufungure padiri ngira inshuti, padiri Simba, padiri wari eregiteri ku Nyundo. Murabizi neza ko arengana. Inkiko zose yaraziburanye aratsinda. Bagiye kuza bamuzanira gacaca hariya ku Nyundo, iyobowe na Murashizayi na Madame Claudine nyina wa Gaga, azanye abantu bavuye i Gasabo, i Kigali, nibo baje gushinja abantu hariya ku Nyundo. Ayo makuru narayanditse neza rwose, azabageraho mu minsi iri imbere, mwumirwe. Ahantu hose muri gacaca, aho kuzana abantu baho ngaho, bazanaga abandi bavuye ahandi hantu kure. Presidente wa Ibuka hano mu Bubiligi, nayo ifite ibibazo bikomeye cyane, Madame Ryamukuru, nawe aragenda mu minsi ishize ajya kumushinyagurira igihe bajyaga gushyingura abantu hariya ku Nyundo, ababyeyi babo n'abandi biciwe hariya ku Nyundo muri 1994, aragenda aramushinyagurira muri prison. Ni ibintu by'urukozasoni, abantu bose barumiwe. Ntago nongera gutanga details z'ukuntu ababyeyi bawe bari imfura, bari abantu beza, none FPR ikaba yarakugaraguye muri buriya bugome, mu isayo ry'ubugizi bwa nabi. Ni ibintu bibabaje cyane. Cyakora mwese rwose twiteguye kubababarira, nimusaba imbabazi, nidusasa inzobe tukavuga ukuntu ibintu byo ku Nyundo byose byabaye. Imbabazi zigasabwa ku bantu bose bakoze nabi. Twebwe twapfishije, twebwe twiciwe, turi tayari rwose, turiteguye kubaha imbabazi, ariko na justice igakora akazi kayo. Ubwo wenda izagendera no ku mbabazi twatanze, hanyuma igira kwibagenza, kuko ntabwo dushaka ko amaprizo yongera kuzura. Ariko abantu bishe bo n'abagambanyi, justice igomba gukora akazi kayo byanga bikunze. Kereka ni tutaba tukiriho, ariko nk'uko mubizi, nk'uko Kabarebe yabibabwiye, twarabyaye. Abana bacu bazakomeza bakurikirane, nk'uko mwatwiciye ababyeyi mukagira ngo turashize cyangwa muraducecekesheje. Murabona ko twahagurutse tukaba tuvuga, rero n'abandi nabo bazavuga twarabyaye, uko ibihe bizagenda bisimburana. Ubwo rero reka nongere ngaruke kubihayimana muri iyi minsi mikuru. Impamvu ngiye kubavugaho cyane ni ukubera muri iyi minsi mikuru ya Noheli, amasengesho, amarozari, amanoveni turi kuyavuga. Ariko se isengesho ni iki? Isengesho ni ibikorwa byiza. Dusenge, dusibe, ariko cyane cyane dukora ibikorwa byiza. Ni ibihe? Ni ibyo kujya gusura Padiri Simba, eregiteri wa Nyundo, hanyuma tukajya kumuhumuriza, akavamo akajya mu zabukuru hariya, akahasazira mu cyubahiro, kuko birazwi neza ko nta kintu yakoze. Niba yaraburanye agatsinda, bakajya kumuzanira abantu bo muri Gacaca, bo muri Gasabo, ubwo murumva urubanza atari uruca abana.
ubwo rero uriya mubyeyi, uriya mupadiri, uriya regiteri yo ku Nyundo, mwisi muri Petit Seminaire yo ku Nyundo, mu bikorwa byagombye kuranga diyoseze ya Nyundo, kumukura muri prison akarwarira ku isemineri akahagira iminsi ye ya nyuma, ni igikorwa cyiza cyane rwose. Dusabye nk'abakristo ba Nyundo, sabye nk'umukristo wa Nyundo, maze amasengesho arangwe n'ibikorwa. Ndongera ngaruke ku mahano yabereye Gakurazo. Kugeza uyu munsi hakaba nta kintu kivugwa. Bantu b'i Kabgayi, ndumva niba ntibeshya ari ya mbere mu makiriziya akomeye cyane mu Rwanda. Rero namwe ndongeye ndabinginze, ndongeye ndabibukije, mugire igikorwa cya gikristu muhakorera. Ntago bihagije gukora amanoveni. Abakristu barangwa n'ibikorwa d'abord. Ni mugenda hariya Gakurazo muhasengere, dore iruhande hatari kure yaho hari Yezu Nyirimpuhwe, bahubatse neza cyane. Hariya hirya gato ya Kabgayi nyine kwa Yezu Nyirimpuhwe. Ni byiza gukora ibyo byose, ariko icy'ingenzi ni ukubanza kumenya ubugizi bwa nabi bwabaye, hanyuma abaturage aba nyiri icyubahiro, abishwe bagahabwa icyubahiro bakwiye. Icyo nicyo gikorwa cya mbere cy'abakristo. Bantu b'i Kabgayi, bantu b'Igitarama, bantu ba Gakurazo, ntimwibagirwe abantu biciwe hariya na FPR. Mubavuge, mutangire mubavuge, be gukomeza kwibagiranwa, ubwoba butoba ubwonko, ntibakomeze FPR ntikomeze kubatera ubwoba. Mutangire mubavuge, igihe cyararenze, hanyuma bazashyingurwe mu cyubahiro nk'uko bisanzwe bigenda, nk'uko abasenyeri basanzwe bagenda. Abihayimana bashyingurwe mu cyubahiro, amazina yabo yandikwe. Ntago ari ukwibasira Kiliziya Gatolika, ahubwo nk'umukristo wabatijwemo, ni inshingano zanjye zo kugira icyo mbivugaho. Ni inshingano cyane cyane muri ibi bihe byo turimo kuvuga ko ari byo turi kwitegura Noheli ntago ari kwambara neza, Noheli ntago ari kuririmba aleluya gusa, ahubwo Noheli igomba kurangwa n'ibikorwa nyabyo, ibikorwa bya gikristo, duhereye ku bababaye, ku bababajwe bicirwa babo, kuri bariya bantu bishwe, abahowe Imana bazira ubusa, bazira ko bize, bazira ko ari abahutu bize. Hariya Gakurazo bahiciye abahutu bazi ubwenge, kwari uguca umutwe Kiriziya, kwari uguca umutwe igihugu. Hari n'abatutsi baguyemo, nibyo nabo ntago tugomba kubibagirwa, babaye ibitambo by'abahutu. Ni ikintu gikomeye cyane. Rero banyarwandakazi, dukomeze duhaguruke, tuvuge, twibutse ibintu bigomba gukorwa. Ni ngombwa cyane. Hanyuma nasozereza kongera kwibutsa abanyarwanda bose ko bagomba guhaguruka, bakamenya uburenganzira bwabo, bakabuharanira. Ntago nzigera ndangiza kuvuga ntavuze revolisiyo, ko revolisiyo igomba gukorwa. Revolisiyo igomba gukorwa byanga bikunze. Dufite ukuntu tugomba kuyitegura, dufite uburyo tugomba kuyijyana. Revolisiyo igomba gukorwa rwose, ni ngombwa. Rero banyarwandakazi, dukomeze tuyitegure mu mahoro, tuyitegure tubiganiraho. Dore byatangiye mu nsengero abakristo barimo kuvuga ko mu nsengero abakristo batangiye kuvuga uburenganzira bwabo. Rero nibitangirire mu nsengero, abapasiteri bamenye ko bagomba gushishikariza abakristo kugira icyo bavuga. Abapasiteri rwose muherekeze abantu ba Kangondo, muherekeze, muvugire bariya ababyeyi bafashwe ku ngufu. Abapasiteri muhaguruke muvuge, nimutavuga abakristo mwivugire.
ni ibintu bigomba gukorwa biherewe mu madini. Ubwo rero abanyarwanda mutangire mumenye kwivugira, mutangire mumenye aho kuvugira, nirwo ruvugiro rwonyine mufite nyine, niho honyine mufite mwavugira, kuko mwagiye mu manza, ni abacamanza ntago bashobora kugira ikintu kizima babamarira, kuko ntawe uburana na leta. Mu rukiko ntacyo mushobora kugusaba ngo cyemerwe. Ahasigaye mufite nk'uruvugiro ni mu nsengero, nimwivugire kandi muvuge, muhere ku barimanganya bari mu madini, bari mu nsengero zanyu. Buhoro buhoro mutere iyo ntambwe, bizageraho na leta muyibwire. Abapasitoro bazi ko ngo bagomba kuvuga, kwigisha uko ingo zigomba kubana, zizabana zite hariho abo bafashe ku ngufu abagabo babo bari kubareba, kandi mubizi ntimugire icyo mubivugaho? Abapolisi bakaza gufata ababyeyi ku ngufu abagabo babo bahari, hanyuma ngo muri abapasiteri mugatambuka mukabivuga, mukivugira ibindi, ntimugire icyo mubivugaho ibyo ngibyo. Ibyo bintu rwose birakabije. Abantu bagomba kumenya kwirwanaho, bakamenya kwivugira buhoro buhoro, nk'uko ndi kubivuga, bigahera mu madini, noneho mukirukana ibisambo, mukabwira abo bantu barya amaturo aho kuyakoresha uko agomba kumera. Kandi n'ayo madini mujyamo mukabyitondera, yazanywe n'abazungu. Abanyarwanda twasengaga Imana, ntago mvuze ngo amadini muyacikaho burundu, kuko ndabizi neza ko ariyo sorti yonyine ihari ituma muhura, mukaririmba, mukaganira, niho honyine badapfa kubicira kugeza uyu munsi. Nubwo twebwe batwirukanaga mu Kiriziya cyangwa ntibaduha Ukaristiya n'ibindi byinshi, maze mu gusobanura ivanjiri, aho bakwigishije ivanjiri bakigisha ukuntu, ni byinshi cyane. Abantu bahariya ku Nyundo murabizi, ni mwibuka ibihe bya 96, 98, 99, ukuntu byagenze hariya ku Nyundo byari ibihe bibi cyane, ibihe bya gacaca. Rero mu byange ubu ngubu igihe cyarageze cyo kwanga ibintu bibi, cyo gukomeza kwanga kugirirwa nabi. Rero niduhaguruke twivugire, ntidutegereze abandi bo kutuvugira. Dushyire hamwe bake beza, twegerane bake beza, tujye inama. Abo tutabyumva kimwe nabo dufate umwanya wo kubiganiraho, tumenye ibidutanya. Ariko abicanyi bo ni ba ruharwa, bagomba kujya ku ruhande, bagakanirwa urubakwiye na justice. Inzirakarengane ababigwishijemo ababo nabo bagahozwa, bakibuka, ariko cyane cyane biyubaka, ntibiyibagirwe. Tugomba kwiyubaka byanga bikunze, tugomba kwishakamo izo ngufu, turazifite. Abacu bagiye heza, rero aho bari baradusabira, natwe nitubereke ko ingufu baduhereza tugomba kuzikoresha, tukavamo abagore n'abagabo bavugira igihugu cyacu, bagomba guhoza igihugu cyacu, tugahozanya, tugafatana mu mugongo, maze tukarwanya ikibi ntikizigere kigaruka mu Rwanda, kandi tukakirwanya ku buryo bwo kugikuraho burundu. Imyaka yabaye myinshi cyane, akandoyi karagarutse, gufata abagore ku ngufu byaragarutse, abana, uburezi nta kigenda. Umuntu ngo yiga ubuganga, maze akajya kwigisha mu wa 6 primaire, yigisha abana bazajya muri segonderi, nta pedagogy n'imwe yize. Ubwo se muragira ngo abo bana koko bavemo iki? Rero nitwubyange, nitwanga akarengane, twanga agasuzuguro, dukomeze twibuke twiyubaka, kandi dukomeze twige neza icyo tugomba gukora kugira ngo duhashye ingoma mbi, ingoma ngome, ingoma mpotozi. Murakoze, murakarama, mugire amahoro.